Mwiriwe mumeze mute, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu ni umwanya w'amatiku nk'uko musanzwe mubimenyereye. Amatiku y'uyu munsi rero ntabwo ari meza, ni amatiku arebana n'ibibazo abanyarwanda dukunze kugira hanini byerekeranye n'amahano yabaye muri 1994. Mbese ibibazo by'irondakoko, by'ivangura, ibibazo by'ivangura dufite muri twebwe abanyarwanda. Ngewe rero ndagira ngo tuvuge ibintu uko biri uko maze iminsi mbona hano ku mbuga nkoranyambaga, haba kuri TikTok, haba kuri YouTube, yewe n'ayandi ma social media. Bamwe mu banyarwanda b'abahutu, cyane abari mu bintu bya politike, yemwe n'abandi bashaka kwitagatifuza, bashaka gutagatifuza ubwoko bw'abahutu, bakerekana yuko ubwoko bw'abahutu nta ntuze, mbese nta kintu bwakoze muri 1994, ahubwo ibintu amahano yose yakozwe na FPR inkotanyi bikaba bigirirwa ku bahutu. Muri makeya abahutu ntibashaka gufata responsibility. Bamwe mu bahutu, reka mutanyumva nabi mukumva yuko ahari na ibi bintu mbishyize ku bahutu bose, hoya ntimunyumve nabi. Ndavuze ngo bamwe mu bahutu muri 1994 bagize uruhare. N'umuntu wese ushaka kubihakana, agashaka kubyorosa, uwo muntu afite ikibazo. Bivuze yuko aramutse abonye chance n'ubundi yakongera akagarura amahano yabaye. Ndagira ngo urubyiruko rw'abanyarwanda ibi bintu mu byitondere. Ntago ndi umuntu uzi gusesengura neza ibintu cyangwa bisobanure neza, ariko urubyiruko rw'abana b'abahutu bo mu Rwanda n'abana b'abatutsi n'abatwa, ndagira ngo mwitondereze imbuga nkoranyambaga. Ibintu biriho byinshi ni ibintu by'abantu bafite inyungu zabo, bashaka, mbese ibyinshi ni ukubeshya. Barashaka gutagatifuza abahutu. Bamwe bagize intuze uruhare mu itsembabwoko ry'abatutsi, itsembabwoko ryakorewe abatutsi. Turabizi neza yuko bamwe mu bahutu muri 1994 bishe abatutsi. Yes, umuntu akifata umuturanyi we akamwica, abandi bakanga guhisha bene abatutsi, abandi bakabahisha. Hakabaho n'abahutu bishwe bazira kwitandukanya n'abatutsi. Ibyo bintu mubyumve neza rubyiruko, mwe mwavutse nyuma y'intambara, n'abandi intambara baye mufite imyaka mitoya cyane ku buryo mutashoboye kubibona cyangwa se mutanabyibuka. Ntago izi social media zivuga ibintu uko biri. Abenshi ni abantu b'abanyapolitike bakurura bishyira, bashaka mbese kwigira abamarayika, bashaka kwerekana ko barengana n'ibiki byose. Inkotanyi ntago ari marayika. Inkotanyi zakoze amarorerwa. Kuri jyewe mbona inkotanyi zaratanze abatutsi ho igitambo kugira ngo zifate igihugu, kuko inkotanyi iyo zibishaka ziba zararwanye zikagerageza kurokora abatutsi bitari byagira kuri, abenshi batari bicwa. Ariko zaracecetse, zitaking advantage ya situation yari hari muri icyo gihe. Barareka abatutsi baricwa kugira ngo babone uburyo nabo bahita babona chance yo gufata igihugu. Bivuze ngo batanze amaraso y'abatutsi bo mu Rwanda aho ibitambo kugira ngo babone uburyo bafataho igihugu. Ariko ibyo bitavuze yuko abahutu, bamwe mu bahutu, reka no kubishyira muri rusange kuko ntago ari abahutu bose, ntago abahutu bose bagize uruhare mu kwica abatutsi muri 1994. Ni bamwe mu bahutu bisha abatutsi, ariko mw'iyi minsi barashaka kwitagatifuza, bakikuraho iyi ntuze, icyo nabyita icyasha, sinzi ko nakita mu Kinyarwanda ngo mubyumve. Ibintu birambabaza cyane. Bashaka kwitagatifuza bakigira nkaho bo ari ba marayika,
inkotanyi arizo zakoze zateguye iyo jenoside, zikaba arizo zishe abatutsi, zikaba arizo zakoze amahano yose, mbese abahutu bo ni marayika. Niko mu iminsi babipentinga abanyapolitike. Umva, ngewe ntabwo ndi umunyapolitike, ndi umunyarwanda wanga urwanya akarengane. Urwanya akarengane udashobora gupfukira amabi nyareba. Ntago dushobora kwicara hano ngo tumve ko ubumwe n'ubwiyunge buzakunda mu gihe buri muntu wese akurura yishyira. Mu gihe bamwe bagize uruhare, muri bamwe bagize uruhare muri 94 mu kwica, bashaka kwitagatifuza, yemwe bakerekana yuko n'aba bantu bafunze bazira yuko bisha abandi ari intuze, ari nabyita ngo iki, ari innocent, bazira ubusa, bari kuzira akarengane. Nkaho birengagije neza yuko hari abanyarwanda babonye ibintu babirebye bakiriho batari bagira aho bajya. Niyo mpamvu urubyiruko mugomba kwitondera information mukura hano ku ma social media. Buri muntu wese atanga information bitewe n'inyungu ziwe. Abo mwumva rero bamanzi ba Mukankiko bande bose bashaka guhakana, kubera ko bashaka guhakana jenoside yakorewe abatutsi bitewe nuko yenda nabo bahuye n'ibikomere inkotanyi zabakoreye, yenda zikaba zarabiciye ababyeyi, zikabagira imfubyi, mbese ibibazo bahuriye nabyo ku ngoma y'inkotanyi. Kubw'ibyo bibazo bigatuma bashaka guhakana ibintu byabaye nyabyo twese tuzi. Ntago abahutu ari abatagatifu. Hoya, bamwe mu bahutu bishe abatutsi. Yemwe bamwe mu bahutu bitangiye n'abatutsi, bamwe banga kwitandukanya nabo, bicanwa nabo, abandi barabahisha. Iyo abahutu bamwe bataza kuvamo b'intwari ngo bahishe abatutsi, nta mututsi uba warasigaye. Hari abahutu nabo bagerageje rwose bahisha abatutsi mu buryo bwose bashoboye. Abandi nabo bica abatutsi mu buryo bwose bushoboye kugira ngo babamareho. Abandi nabo banga kwitandukanya n'abatutsi, baricwa nabo. Ibyo bintu mu byumve rubyiruko. Iya mahano yabaye mu Rwanda mu gihe mushaka kuyavuga nabi kubera inyungu zanyu bwite, byazongera bikaba. Ngewe ndi umunyarwanda udakunda akarengane, umunyarwanda utifuza na rimwe ko amahano yabaye muri 94 yazongera kuba. Ntabwo nzicara ngo mbireberere muri kuroga urubyiruko mubabeshya. Abanyarwanda turashaka ubumwe n'ubwiyunge, turashaka kuba bamwe, ariko ntabwo twaba bamwe buri wese ashaka kwigira victim, ashaka kwigira ko ari we wabonewe. Buri wese nafate responsibility. Nta mututsi waje kwica umuhutu intambara irangiye ni 1%. Abahutu bishwe nyuma intambara irangiye bishwe n'inkotanyi. Inkotanyi nizo zisha abahutu, yemwe zica n'abatutsi kuko zitari zizi gutandukanya abahutu n'abatutsi icyo gihe. Zarishe nazo, zarishe ku bwinshi. Sinzi rero impamvu aho Manzi na Mukankiko bakuru urwango rwo kwanga abatutsi. Abatutsi nibo bishwe. Inkotanyi zirimo abantu benshi, ubwoko bwinshi, harimo abahutu, harimo n'abatutsi. Yego majority n'abatutsi, ariko ntago ari abatutsi baje ngo bica ababyeyi ba Mukankiko se ngo cyangwa se ngo bica ababyeyi ba Manzi. Ni inkotanyi zakoze ibyo amabi. Ibyo rero nimushaka kubaza abantu bishwe, nimushaka kuvuga abahutu bishwe, mujye mubibaza inkotanyi, nimukababaza ubwoko bw'abatutsi, kuko abatutsi bose si inkotanyi. Mureke kwitagatifuza. Buri ruhande rwose ni rufate responsibility rw'ibyabaye kugira ngo dushobore kunga ubumwe, dushobore kuba bamwe.